Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe utsinda ikintu ubusabwa, nukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, ukabonera ku gihe ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Rero mbere y'uko ureba ino video jya aho hasi umukara handitse subscribe wakande kugira ngo ninjya nshyiraho ikintu ujye uhita ukibonera ku gihe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 26 dugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu, itariki ushaka, isaha ushaka ndetse n'akarere ushaka. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kureba bitagukundira guze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa gute? Uduha amasaha abonekaho ku munsi, kambwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizame, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe nka kino kizami kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu dufite gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kukubaza ese kino cyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, ese uri kubona ari impande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero? Bibutsa ko namaze kubakorera video y'ibyapa byo ku mihanda isobanuye neza, iteguye neza. Bino bibazo byose birimo genda uyirebe, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Araba ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Seka ngo umuhanda utaringaniye. Mbega ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa kivuze iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, Icyo kikuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turageza kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro nese cy'ukuri nta kindi ni A. Kino cyapa gisobanura guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyo. Murabona iriya modoka iri ku musozi ariko uri kubona isa nkaho iri guhanuka igwa mu mazi. Turonko dutatu dusobanuye amazi. Rero kino cyapa kiba gisobanura ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira byo ku mihanda. Genda ujye kureba iyo video uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ibirango. Iyo bavuze ibi birango ni kimwe no kuvuga ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa batera mu nzira bavuga ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate. Ugiye kuvuga amabara agize biriya birango bya kino cyapa. Araba ngo umutuku, umukara n'umutuku. Mbega ngo umukara n'umweru. Sega ngo umweru n'umutuku. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Bashaswa ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo
cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Kiriya cyapa hano iso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Genda ujye kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga inzira giteweho mu ntangiriro ibidakomeza. Rero kiba gifite ibirango bikoze nka ta, aho akarongo gahagaze kaba gasa umweru mu gihe agatambitse gasa umutuku. Rero yakubwiye ngo ikirango cya biriya cyapa kiba gifite amabara atatu, rero aba ari umweru n'umutuku. Ndakeka ko wamaze guhitamo se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu. Kibaza ngo iki kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Ziriya modoka zigenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, rero ibishobora kugira imikandara yagenewe bande. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cy'ukuri cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Aravuga ngo umuyobozi, iyo bavuze umuyobozi baba bari kuvuga niba ari imodoka, umushoferi. Hano ariko kwa kino kibazo birumvikana bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ubwo bari kuvuga umushoferi kubera ko batubwiye ko ari imodoka. Ariko iyo bavuze umuyobozi, niba ari moto bari kuvuga umumotari, niba ari imodoka bari kuvuga umushoferi. B ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cyanya cyo. Murabizi iriya modoka, hari imodoka ugendamo, niba mukunda kugenda mwazino modoka mukunda kwita ngo ni za prive, hari ugeramo kubona ifite umukandara w'umuyobozi waba ari itegeko. Nta modoka yabaho itagira umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga, hakaza n'umukandara w'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ndetse ibishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, ko ibisubizo byose ari byo, kuko A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki? Tegereze neza, kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanywaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo watwara ikinyabiziga cyawe ngo ugende hari ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda, ngo ugende hari ibintu biri mu mbavu z'ikinyabiziga cyawe bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko bari kutubwira ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga byo biba byemerewe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ari icya mbere, arangwa imashini zihinga. Mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, zino mashini zihinga, kuko n'ubundi ni imashini zihinga. Birashoboka ko zaba ziri mu kazi, zikaba zitwaye ibintu bishobora kugenda biri kwikurura hasi, cyangwa bikaba byarenga ku burumbarare bw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri duhisemo A, niyo mpamvu aricyo wanditse ku gapapuro. Ndakeka ko uramaze guhitamo A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ujye ureba ko ikibazo cyose tumaze gukosora nikiramuka kije mu kizame cyawe urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, kubona mukora rimwe mugahita mutsinda nka Rwanda Driving College TV.
biradushimisha cyane. Ariko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hasi hasa umukara handitse subscribe, hakande. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, iby'inyuma akaba ari metero 3, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, iby'imbere bikaba ari metero 2.70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri, iby'inyuma akaba ari metero 3, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, iby'imbere akaba ari metero 2.70. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wari wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere bigomba kuba metero 2.70. Bashobora kuguha kino kibazo bagihinduye, bakavuga ngo iby'imbere bagashyiraho metero 2 wenda n'ibice 50. Uzahite uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nawe bavuga ngo iby'imbere aba ari metero 2.70, uzahita ugikorana icyo aba ari igiso cy'ukuri. Bashobora kutakiguha mwa buno buryo bakavuga ngo iby'inyuma metero 3, iby'imbere metero 2 na santimetero 70. Nabwo niba bivuga gutyo uzamenye ko urahitamo metero 2 na santimetero 70. Kuko kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 70 byose ni kimwe. Ntibizakugore kuko bashobora kugenda bakabakiguha mu ngo buryo, niyo mpamvu mba mbitinzeho. Ubwo rero ndizera ko wowe bitazakugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iki? Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Ubuhe burebure? A iravuga ngo burenga toni 1, B ngo burenga toni 2, C ngo burenga toni 24, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyerekeye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano bavuze ngo kitagomba kurenza, ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwaho ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Bavuze uburebure baduhereza toni, kandi toni ni urugero rw'uburemere. Niyo mpamvu hano twahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni. Murabizi buri kinyabiziga kiba gifite umuvuduko ntarengwa kitagomba kurenza mu isaha. Rero iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 25 mu isaha, B ngo kilometero 70 mu isaha, C ngo kilometero 40 mu isaha, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyawe iyo kiri kugenda mu nzira nyabagendwa kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hari umuntu rero kubaza, ese ujya gupima, urapima iyo uri kugenda uba uri gupima umuvuduko? Oya, ikinyabiziga cyose gifite moteri uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Kuvuga ngo ubuso bwera cyangwa kuvuga ubuso bw'umweru ni kimwe n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki rero? Ari aho ngo hanyurwa na velomoteri gusa.
beka ngo nta modoka, seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa, deka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri urabona ari ikihe? Rero ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Ko harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'umunyamaguru, harimo volomoteri ntihanyurwa na volomoteri. Rero hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko bamaze guhitamo D, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamura akora. Ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Amatara ndangacyerekezo mwebwe nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ese ni ryari aba agomba kugaragazwa ku bandi bari gukoresha umuhanda? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ayiraba ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kiretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese ni ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye nko gufata feri ugahita ubyerekana. Ndakeka ko mujya mubibona, wabona umuntu agiye gufata feri ukabona ise ayacana ari amatara. Yaba agiye gukata nk'ibumoso ukabona arayakoresheje, yaba agiye gukata iburyo ukabona arayakoresheje, yaba ari kukwereka ko imbere hari ibyago ashaka kukubwira ko temerewe kuba wamudepasa akabikoresha itara akabikwereka. Muri make mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Mbega ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Sega ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. Ndeka ngo ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Ntumuhe igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo amenyeshejwe. Rero bishobora guteza n'impanuka. Rero niyo mpamvu mugomba kubitanga hakiri kare kugira ngo ibindi binyabiziga bimenye icyo gukora hakiri kare. Ndakeka ko guhitamo B, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri konekaho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ibyo byose turabikugezaho. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 1626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tugufashe kwiga mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Gushaka kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, kandi iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online nabwo uduha amasaha aboneka ku munsi, ukambwira ati wenda mboneka saa 12 z'umugoroba, wenda mboneka saa 1 z'amanywa. Ayo masaha yageze ndaboneka, haba hari amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0788 935 1626 tubigufashe. Mu kibazo cya 11 kibaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite
arangwa ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Urabona ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wagenda ukarebera video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo bino bibazo byere kujya bikugora. Hano ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi bino byapa bashyiraho bari kukubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, kiba ari icyapa kiburira. Bagishyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi amabwiriza yo mu nzira y'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amabwiriza yo mu muhanda ubisikanirwamo. Rero bagashyiraho kino cyapa kugira ngo umenye ukuntu uritwara udateza abandi ibyago. Murabizi nk'iyo ugeze mu muhanda ubisikanirwamo uhita ujya mu ruhande rw'iburyo. Mu gihe muri wa muhanda w'icyerekezo kimwe nta nubwo wemerewe guhindura icyerekezo, ugomba gukomeza imbere gusa. Ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura n'icyerekezo. Niyo mpamvu rero bagomba gushyiraho kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera n'ikirango cy'umukara kugira ngo kikumenyeshe ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura kora urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ese ntibishobora gukurura iki? Arangwa ibinyabiziga birenze kimwe. B ngo ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C ngo ibinyabiziga birenze bibiri. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C ikaba ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga birenze bibiri. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa niba bishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo C. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13. Kirabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe ko wabyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri. Ibihe? Aravuga ngo imitako. Mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago bandi bagenzi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi biba bibujijwe kongera ku kinyabiziga cyawe imitako. Ugenda ushyireho ibintu by'imitako ku kinyabiziga cyawe ntabwo biba byemewe. No gushyiraho ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba ukagenda ukabishyira mu mbavu z'ikinyabiziga ku buryo birarenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ariko ino B iba yinumvikana cyane. Niba ari ibintu ushobora gushyira ku kinyabiziga cyawe bigatera ibyago abandi bagenzi, uri kumva byaba byemewe se? Oya, biba bibujijwe gutera ibyago abandi bagenzi. Rero ni hano niyo mpamvu duhisemo C. A imitako, na B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Nibyo bisubizo by'ukuri. Ndakeka ko nuzwitamo rero C. Ndakeka ko nuzwiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura kora urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga kinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi niba hari ikintu cyatuma wenda bahindura ibyanditswe bireba nyiri karita biba bigomba kumenyesha ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye ko murabizi ibinyabiziga birasora.
ibyo rero bikorwa mu gihe kingana gute? ari nko mu minsi 5, b nko mu minsi 8, c nko mu minsi 15, d nko nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero ibyo bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni b, mu minsi 8. Hari ikindi kibazo babaza neza kimeze gutya ariko ntibashyireho mu minsi 8, uzahite uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko hari n'ikindi bavuga mu mezi 2 kiba kijya gusa neza nk'iki, kugira ngo umenye ahantu bitandukaniye bino bibazo byombi. Icyo uzasubizaho iminsi 8, icyo uzasubizaho mu mezi 2. Jyaho hasi handitse subscribe uhakande, ndaza kugipostinga mu kanya ukirebe. Nuba wakanze subscribe urahita ubona notification, ugikore urebe ahantu gitandukaniye n'iki ngiki. Ariko niba kikubaza gutya uzasubiza b mu minsi 8. Rero jyaho hasi handitse subscribe uhakande kugira ngo ubone iryo tandukaniro. Nikiramuka kije mu kizame uzahita ugikora. Urabizi ibintu byinshi mba nkunda kuba nabipostinze, cyane bino biba biriho biba bijya gusa, nkunda kubipostinga. Rero kugira ngo ugite ubibona ku gihe ikintu cyose nkizeho no kujya hasi handitse subscribe ukakanda, najya mbishyiraho ukagira ahita ukibibonera ku gihe. Ikibazo cya 15 kibaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? ari nko kilometero 10 mu saha, b nko kilometero 20 mu saha, c nko kilometero 30 mu saha, d nko nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane ahakurikira. Hehe? ari nko ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Ino mihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere paka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata guhindura icyerekezo. Oya, uwo niwo bita umuhanda w'icyerekezo kimwe. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana budafite metero 12. D ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri, b ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni b, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko nuzitamo b. Ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iyo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Iyo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo rero? ari ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, b ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, c ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo a na c ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na c ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igiso cy'ukuri ndakeka ko maze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Nikiramuka kije mu kizamini murakora mu kanya uhita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishije gusa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? ari ngo amatara 2 ashyirwa inyuma, mbega ngo amatara 2 ashyirwa imbere, c ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, d ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igiso cy'ukuri,
amatara abiri ashyirwa imbere na se ikaba ari iso cya nyacyo, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere baze kuribona, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'ino otobisi baze kuyibona. Murabizi bino za otobisi batubwiye ko zigenewe gutwara abanyeshuri, birashoboka ko haba harimo inshuke, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda nk'abayobozi b'ikinyabiziga bari kuza bayisanga, mwaba muturutse imbere cyangwa muturutse inyuma. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, haba mu by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ari ngo ibyumweru 2, beka ngo amezi 2, sega ngo ukwezi kumwe, deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, biba bigomba gukorwa mu mezi 2. Nari nabivuzeho ruguru, kino nicyo cya kindi kibazo kijya gusa nka kiriya basubije iminsi 8, ariko kino cyo baba bakubwiye ngo bino byapa ndanga bigomba kuvanwaho. Ibyo byapa ndanga ubwo ni nko kuvuga ngo plaque cyangwa kino cyapa kiriho nimero z'ikinyabiziga bigomba kuvanwa ku icyo kinyabiziga bikoherezwa mu biro by'imisoro, kuko murabizi ibinyabiziga birasora. Rero ibyo byo bikorwa mu gihe cy'amezi 2. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, B mu mezi 2. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugugora, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibintu byabagoye, nkabategura ayo masomo nkayabashyiriraho. Ikintu busabwa no gukanda subscribe aho hasi. Ni byiza gukanda subscribe aho hasi kuko bigufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko ikintu cyose nkiraho ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi cyabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha inzira nyabagendwa. Arabo ngo babona gusa ibumoso bwawe by'ibara ryera, mbega ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo bwabo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iyo uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo C. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Tugiye kumara icyumweru ibizame bifunze guhera kuri tariki 7. Rero icyo cyumweru kizavamo, nyuma yaho bongere bakore nk'ibisanzwe. Ubwo rero ukeneye kwihugura cyangwa ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ujya hasi handitse subscribe ukakanda kugira ngo ikintu cyose nzajya kiraho uzajya uhita ukibonera ku gihe. Nzajya nkomeza nshyireho amasomo azajya abafasha kwitegura kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Mbibuza ko code ziri kuboneka, ndetse ukeneye no kwiga mu buryo bwa online twakwigisha, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.